Iyi nkuru tugiye kurebera hamwe ni inkuru ibabaje kandi iteye ubwoba yabaye kuri iki gisambo cyari kibye imodoka. Ni inkuru ibarizwamo isomo rikomeye cyane ryabaye kuri uwo mujura igihe yari agiye kwiba imodoka, ariko bikaza kumuviramo ibintu bikomeye cyane ku buryo byamuviriyemo mu kwiyahura mbere y'uko asohoka muri iyi modoka. Ni inkuru ibabaje kandi nanone yabaye kuri nyiri iyi modoka wari umaze kwibwa imodoka zigera muri 11 zose. Iyi ngiyi nyine uyu mujura yari agiye kwiba niyo modoka ya 11 bari bagiye kwiba. Reka tuzitinjiremo neza iyi nkuru, gusa nanone mbere yuko tuyinjiramo, nimba ari ubwa mbere wari wisanze ahangaha, ibuka gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru nk'izi zitandukanye kandi zigisha. Reba hasi na subscribe wakande maze dutangire. Ni inkuru itangira ari kuwa mbere mu gitondo sazi. Imodoka iparitse ahantu mu gakaritsiye ahantu mu muhanda. Hanyuma hafi aho ngaho hataturuka umugabo uhetse agakapu tutazi ngo harimo iki imbere. Sasa akaza asatira ya modoka ahantu iparitse. Mu gukora kuri iyo modoka yumva na alarm ifite cyangwa se nta bwirinzi nyine bwo gusakuza iyo modoka ifite. Atatekereza ko iyo ngiyo ari yo modoka nziza yo kwiba. Atafungura inzugi agasanga ni inzugi zidafunze cyangwa se nyine zitarimo urufunguzo. Nyine imodoka ntago aba yafunze inzugi. Atafungura neza yitonze akata yinjiramo imbere mu modoka sasa. Wibutse turi kuwa mbere mu gitondo. Umujura akimara kwinjira mu modoka sasa atatangira kwibamo radio nyine y'imodoka. Murabizi y'abajura bageze mu modoka nicyo kintu cya mbere babanza kwiba mbere ya byose. Atatangira kwiba radio y'imodoka kuko iyi radio ni radio ihenze cyane. Atangira kwiba akatangira nyine kuyikura ahantu ibiri, yarangiza kwiba akayishyira muri karya kabage abahetse, yarangiza akajya mu modoka inyuma akihagarikamo kugira ngo nyiri imodoka naza asange nyine ngo hari kado uwo mujura yamusigiye yanamaze kumwiba ndetse yanihagaritse mu modoka ye. Arabikora rero, yarangiza akataheka akabage ke agiye gusohoka, ariko yafungura inzugi akumva inzugi ntabwo ziri gufunguka zibanye. Avuga ati sibi nibiki. Yafungura inzugi akumva zibanye, akarushegesha bikomeye cyane, akumva urugi rwibanye, agakubitaho imigere, agakubitaho iki byose akumva urugi rwibanye. Nyagasani akateyoberwa ibyo ari byo ndetse akateyoberwa n'ukuntu bigenze. Uwo mujura akomeza guhangana n'urwo rugi, ariko akaza kubona neza ko urwo rugi rushobora kuba ari antibare cyangwa se ari rwa rugi nyine wari ukomeye cyane rutabashwa gutorwa cyangwa se rutabashwa kumenwa n'umuntu. Atareba muri ya bage yari afite akatakuramo akanojya n'agatindu utuntu nyine abayitwaza, akatatangira gukubita ku kirahure. Gusa nanone gukubita ku kirahure asanga icyo kirahure nacyo ari sound proof cyangwa se ari antibare, ari cya kirahure kidashobora kumenwa n'icyo ari cyo cyose kibonetse. Wa mujura wacu atangira kugira mu bwoba, kavuga ati noneho dore ko nibye nyinshi iyo iramagamo. Mwibutse aba yagiyemo kuwa mbere mu gitondo, gusa none amasaha bakomeje kugenda yicuma. Sasa rero reka tugere kuwa mbere nimugoroba, wa mujura wacu amaze kumaramo nyine umunsi wose, amanywa yose muri iyo modoka. Sasa atabona ko ibyo kuva muri iyo modoka bisa nkaho bitagishobotse, agatangira kwiheba bikomeye, agatangira no gutekereza ku muryango we. Sasa atareba muri ka gakapu ke akatakuramo amazi aba afitemo, akatayanywa kuko inzira bimaze kumwica cyane bikomeye cyane. Akatayanywa kugira ngo byibuze abobeze mu kanwa ndetse n'umubiri we uba ufite amazi nyine ahagije. Afata baga nyine agakoramo agacupa, katanywa ayo mazi yari asigayemo makeya, akabobeza mu kanwa. Turi kuwa mbere nimugoroba. Ibyo bisoje rero uburira ubugacya. Wa mujura wacu amaze mu munsi wa mbere mu modoka. Sasa kuwa kabiri mu gitondo abyuka nta yindi ntego afite ari uguhangana n'ahantu hamwe kugira ngo arebe ko byibuze yabasha kuva muri iyo modoka akagenda, kuko amaze kubona ko ibiza kumubera muri iyo modoka ari agahumamunwa. Nta biryo aba afite, nta mazi aba afite, bivuze ngo araza kuba yakicurwamo n'inzara muri iyo modoka. Abona ko rero igisubizo cyonyine asigaranye ari uguhangana ku buryo ashaka ahantu yasohokera muri iyo modoka. Afata amatindo yari afite n'utundi dukoresha bayitwaje muri ya bag, agatangira gucukura ahantu mu rugi nyine ahantu munsi kugira ngo arebe nimba byibuze yabona n'umwenge asakurizamo, byibuze abari hanze bakamwumva bakamutabara. Gusa iyo modoka bikomeye ku buryo niyo waba uri mu nzu utavuga ngo uri hanze akumve. Ako kanya ahita abona umugore uri kuzusatira iyo modoka, akaza yisatira, akatayegera ahantu ku rugi, akatatangira kwitereraho makeup. Nyagasani uwo mujura arasakuza kuyanga mwumva gukubita ku kirahure. Gusa iyo modoka bari mu modoka ikomeye cyane ku buryo uwo muntu uri hanze atamwumva, kandi uri hanze ababona imodoka ari filme, mu gihe uri mu modoka we ababona imodoka nyine nk'ibisanzwe we areba hanze. Gusa uri hanze ntago abasha kurebamo imbere ngo arebe ngo harimo iki.
Iyi modoka aba ari za zindi zifite ibirahure bya fime ku buryo uri hanze atarebamo imbere. Umusore noneho atamenya ko ibintu byakaze, kubona umuntu uri mu nzu atashobora kuvuza induru bikomeye ngo uri hanze abyumve, atabona ko ari ibintu bikomeye cyane. Turi kuwa kabiri, umusore akomeje kugerageza kugira ngo arebe nimba yasohoka mu modoka, kandi nanone niko amasaha ari kwicuma. N'inzara yatangiye kumugeramo kuko aheruka kunywa amazi y'ejo makeya yo mu masaa sita. N'inzara rero yatangiye kumugeramo bikomeye, aho atangiye kwifuza ibiryo ndetse n'amazi yo kunywa. Uwo musore akomeza guhangana no gushaka uburyo yasohoka muri iyo modoka cyangwa se yabona umwenge mutoya agasakuza akabwira abari hanze, maze bakaza bakamukuramo, ariko biba iby'ubusa. Amasaha yacu rero aba yicumye, bimaze kugera kuwa kabiri nimugoroba. Uwo mujura uri mu modoka abona ko n'ayandi makiriro afite, akahita atangira kuryama byibuze kugira ngo utubaraga afite aturondereze, kugira ngo byibuze naza kugira amahirwe nyiri iyo modoka aze kuza amukuremo. Ariko agitangira kuryama ahita yumva fone irasonye. Ni za fone nyine ziba zikoranye n'imodoka, ahita yumva irasonye, akahita agenda akayifata. Nyiri iyo modoka sasa ahita amubwira ati, ninjye nyiri iyo modoka wari wagerageje kwiba. Umusaza atatangiye akabwira uwo mujura, amubwira ati, muri iyo karitsiye urimo wari ugerageje kunyibira imodoka yanjye. Bamaze kunyiba imodoka 10 zose. Iyo ngiyo ni imodoka ya 11, ariko nayikoze mu buryo butangaje kugira ngo nzafate igisambu kizarihe cyangwa se kizaryozwe. Imodoka 10 zanjye zose bari bamaze kunyiba mbere y'ingi ya 11. Igisambu kirabwira ati, ariko umenye ko izo modoka zindi zo ntago ari njye wazibye, iyo naregerageje kwiba ni ingiyi. Umusaza aramubwira ati, ibyo ntago mbyitayeho, abajura mwese muri bamwe. Bari bamaze kunyiba imodoka 10, iyi yari ya 11 nawe wari ugiye kunyiba. Bivuze ngo nyine byari kuhita bijya mu mubare by'uko bari bamaze kunyiba imodoka 11. Ntago ndeba ngo ninde wanyibye, ahubwo ndeba ngo ninde nafashe wari uri kunyiba imodoka. Umusaza atongera akabwira uwo mujura ati, icy'ingenzi nuko nari kunegosiya nawe, ahubwo ugiye kwishyura imodoka 10 zose banyibye, ndetse niyo wari ugerageze kwiba ugiye kubyishyura. Umujura atamubwira ati, ariko nta mafaranga mfite yakwishyura izo modoka zose. Umusaza aramubwira ati, nanjye ndabizi ko nta mafaranga ufite, kuko ntabwo wajya kwiba imodoka ufite amafaranga. Uraza kubyishyura mu buryo bw'amarangamutima, uraza kubabarira bikomeye muri iyo modoka kugeza aho wifuza gupfa, kandi nabyo ukabibura. Ako kanya umusaza atamukupa, wa mujura noneho akatumva isi murangiriyeho cyangwa se isi mwikaragiyeho. Nyuma yo kumva amagambo n'indahiro za nyiri iyo modoka, atabona ko ibyo bidasanzwe. Turi kuwa kabiri nimugoroba, ubwo ijoro ririze, ku manywa burakeye ni kuwa gatatu. Wa musore afite inzara ikomeye cyane ku buryo atangira kwegera n'ibirahuri by'iyo modoka, agatangira gukomba ikime kwa kuna amazi nyine ya mu gitondo aba yamanutse ku imodoka cyangwa se ku birahuri by'imodoka. Ariko nanone nyine no kugira ngo yishuke nk'aho ari gukomba, kuko ayo mazi nyine ntabwo yagezemo imbere ubyibuze ayakombe. Uyu mujura aho yamaze kuba nk'imboga zakubiswe n'umwuka, yamaze kuraba neza bikomeye, aba maze umunsi wa gatatu muri iyo modoka, nta kintu arya nta n'ikintu anywa. Ku munsi wa gatatu agera atangira kubona amasazi, agatangira kuvuga ati, si ubunyarye. Ariko yagiye kuyarya akayababarira, akavuga ati, naba ndihohoteye, akemera akicwa n'inzara bikomeye cyane. Wa musaza ku munsi wa gatatu yongera kumuhamagara sazi. Ku munsi wa gatatu aramubwira ati, ndashaka ko umpa nimero zawe z'irangamuntu, ndakubwira ahantu ukura amazi maze unywe. Umujura n'ayandi mahitamo aba asigaranye usibye kubwira nimero z'irangamuntu uwo musaza, maze akashaka ayo mazi yo kunywa, kuko aba arembejwe bikomeye n'inzara ndetse n'inyota. Kandi buri nyota nimbi wa muntu we, buriya kugira ngo ugire inyota wagira inzara. Inyota iragenda ikagukaranga umubiri, ukagenda ukuma ukagira ngo ni urukwi. Umujura rero abona ko n'ayandi mahitamo asigaranye, akatabwira nimero ze z'irangamuntu uwo musaza. None uwo musaza akatumubwira ati, inyuma mu modoka hari ahantu hari akadodo, genda ukagukurure baratubona amazi y'imvura aba ari yunywa. Umujura aragenda akagakora ku kadodo, koko agasanga ayo mazi ariho. Nubwo asanga ayo mazi yanduye, ariko n'ayandi mahitamo aba asigaranye, aba afite amahitamo yonyine yo kuyanywa kugira ngo adakomeze kwicwa n'inzara bikomeye ndetse n'inyota by'umwihariko. Atanywa ayo mazi nubwo aba yanduye, gusa nayo akamubana make. Ako kanya rero ahita amukupa. Ku munsi wa gatatu uwo mujura yirirwamo, amaze kugera mu masaha ya nijoro, sasa afata ka gacupa bari bamuhayemo amazi, agatangira kukanyaramo, maze agatangira kunywa inkarizi. Aba yageze mu marembera bikomeye. Amaze kumara umunsi wa gatatu ari mu modoka, nta kinanywa ndetse nta n'ikintu arya usibye ayo mazi gusa. Akaba ariyo mpamvu rero atangira gufata inkarizi akazinywa kugira ngo byibuze arebe ko amasaha yakwicuma. Tuba tumaze kugera ku wa gatatu nimugoroba. Ku wa kane mu gitondo haragera sasa,
Kuwa kane mu gitondo wa musaza arongera agahamagara wa mujura akamubwira ati uyu niwe munsi ugiye kuboneraho ibintu bitangaje. Nyuma y'uko umpaye nimero zawe z'irangamuntu namaze kumenya iwawe yuko ufite umugore ndetse n'umwana uri hagati y'imyaka 7 n'8. Umujura atabaza umusaza ati se ni ibiki ugiye kunkorera? Umusaza aramubwira ati uraza kubyibonera kuko mwarambabaje bikomeye cyane. Umujura atangira gutakamba, atangira gusaba imbabazi bikomeye. Uwo mujura akamubwira ati ndakwinginze mbabarira, ntago nzongera gukora iki kintu kuko mbonye ingaruka zikomeye cyane nshobora kuba nahura nazo. Umusaza atabanza akabwira uwo musore, akabwira uwo mujura wacu akamubwira ati reka mbanze ngira ikintu kimwe mwibwirira. Ejo bundi maze kuva kwa muganga barambwiye ngo nsigaranye ukwezi kumwe ko kuba nipfiriye uko ndwaye kanseri na diabete bingeze kure cyane. Rero ngo nta buvuzi nabona ngo nsigaje ukwezi kumwe mbe nipfiriye. Ndagira ngo byibuze nzapfe hari uruhare rwanjye nanze ku bajura banyibye imodoka 10 ikaba ari ya 11 bari bagiye kunyiba. Wa mujura atayumva ko nta marangamutima ndetse nta n'impuhwe na nkeya wa musaza mufitiye kuko nawe abubura ukwezi kumwe maze agapfa. Wa mujura sasa ajya kubona kuhabona imodoka iratse itangiye gutembera umujyi. Wa musaza aba ari kwitwarira kuri telefone cyangwa se nyine kuri mudasobwa. Murabizi ko ikoranabuhanga ryamaze ibyo kubigeramo. Umujura aba ari mu modoka yarembejwe n'inzara ndetse n'inyota bikomeye. Umusaza sasa atangira gutembereza wa musore mu modoka amukatisa mu mujyi, akajya agenda amunyuza hano ku resitora cyangwa se kuri twa tuntu turi mu hagati mu muhanda nyine abantu baba bagenda bakuguriraho ibyo kurya, akagenda amwicisha inzara birushijeho. Noneho akagenda amunyuza hano ku resitora akabona abantu bari kurya. Kandi ibyo bikwiye neza ko wa mujura aba amaze iminsi 4 yose yaranyweye y'amazi y'imvura gusa, kandi nayo yaramushizemo, yaratangiye kunywa inkarizi. Wa musaza rero atangira gukatisha ya modoka mu mujyi. Sasa bitunguranye wa mujura aza kugwa igihumure kubera inzara no kuzungera bikomeye cyane, akaza kugwa igihumure agasinzira mu modoka. Umusaza ariko akomeza gutwara imodoka mu gihe wa mujura wacu we yamaze kugwa igihumure nyine, yamaze kuba yasinzira. Umusaza aragenda agaparika hafi neze y'urugo rw'uwo mujura, aha nawe afite umuryango we nyine, umugore n'umwana, agaparika hafi y'inzu ye. Mu gukanguka wa mujura asanga imodoka iparitse imbere y'urugo rwe. Nyagasani, wa mujura aratungurwa cyane. Mu gutungurwa cyane wa musaza ahita ahamagara uwo mujura akamubwira ati ibintu ugiye kubona cyangwa se ibintu uraza kubona nibyo bintu bibi uraza kubonye mu buzima bwawe, uba ugiye kwikorera cyangwa se uba ugiye kureba n'amaso yawe. Umujura atabwira umusaza ati se niki koko uri kumpangira gukora ko mbona uri hafi y'urugo rwanjye? Umusaza ahita amusubiza ngo itegereze, uraza kubona mu minota mike cyane ibiraza kukubaho. Kandi kumbe wa mugore n'umwana baba bagiye guhaha ku isoko. Umugore n'umwana baragenda bagakinga inzu yabo, bakunda kana gasoka kirukanka kidagadura, kagasoka kirukanka kidagadura kajya mu muhanda. Mu kujya mu muhanda wa musaza atatse ya modoka akayikandagira yihuta, akayagiserera yihuta, agashyiramo vitensi nyinshi, akaza katagonga kakana bikomeye cyane. Akana kakaba kitabye Imana. Kandi umwibutse muri iyo modoka harimo papa w'uwo mwana, kandi nta bushobozi aba afite bwo kuba yahagarika iyo modoka cyangwa se yagenzura nyine ibiri kubera muri iyo modoka byose. Wa mujura noneho ababara bikomeye cyane ugeze naho yifuje kwiyahura ariko akabibura. Nyagasani, aba amaze kwigongera umwana. Wa mugore aza yirukanka asakuza avuga ati iyi modoka ingongeye umwana ni iyahe? Kandi nagazi ko ari irimo umugabo we, nubwo uwo mugabo we aba atari we uyitwaye, ibitwaye na wa musaza mwibutse. Wa musaza rero amaze kugonga wa mwana yirukanse imodoka akayihungisha aho hantu kugira ngo polisi itaza ikamufata. Turi ku munsi wa 4 ubyibuke. Wa mugore iyo modoka igonze umwana aza kuyifata purake, gusa nyine wa mwana w'icyo gisambo cyo kiri mu modoka ntago we aza kurokoka. Turi ku munsi wa 4. Ku munsi wa 5 sasa aho kugira ngo wa musaza wenda ahungishe ya modoka cyangwa se ajyana ahandi hantu, wa musore noneho aba yarembejwe n'inzara bikomeye, atakibasha no kuvuga no kwinyeganyeza, yameze nk'uruko yumagaye, yabaye nk'imboga zakubiswe n'umwuka bikomeye cyane. Wa mujura asigaranye kureba gusa, nta kuvuga nta kwinyeganyeza. Wa mujura atabona umusaza noneho nanone yongeye gutwara imodoka, agenda asatira iwabo wa mujura cyangwa se kwa wa mugore nyine w'uwo mujura uri mu modoka. Aragenda akatafata iyo modoka akayiparika hafi y'urugo rugo rwe, maze wa mugore we agasohoka yirukanka avuga ati iyi ni ya modoka yangongeye umwana ejo.
akahita ahamagara polisi byihuse, polisi ikahita yagera ku gihe maze bakahita batanga iyo modoka, bakahita batangira kuyataka. Wa musaza noneho atakura muri caprox cyangwa se atafungura iyo modoka, uburyo noneho wa mujura aba afite ububasha bwo kuba yasohoka. Ariko atarasohoka, abapolisi baramwinjiranye, babafashe uwo mujura. Wa mugore aratungurwa bikomeye cyane kubona iyo modoka yari twawe n'umugabo we, kandi akaba ari nayo yagonze wa mwana we akahita yitaba Imana. Wa mugore aratungurwa bikomeye cyane kugeza aho ahise urwara mu mutwe agasara, kuko uwo mugore ntabwo ari kubyiyumvisha uburyo umugabo yaba ari we utwaye imodoka maze akaza akagonga umwana we nkaho yabihatirijwe. Kandi mu by'ukuri uwo mujura arengana, ni wo musaza wabikoze. Biza kurangira rero bafashe uwo mujura bakahita bamujyana kumufunga. Gusa na wa mugore aba yatangiye gusara bikomeye cyane, bakahita bamujyana mu bitaro. Naho ngaho iyo nkuru yacu yangirira. Nimba wayikunze rero ibuka kandi subscribe ndetse no like kuri iyi video kugira ngo ujye ubona inkuru nk'izi zitandukanye. Yemwe mvuga ni Tupa, naho ubutaha.